isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. By'umwihariko uyu munsi ku wa kabiri ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2024 mpawe ubutumwa bukomeye ngo mpanure ku buzima bwawe. Mwuka w'Imana arambwiye ngo ninkubwire ngo humura, amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora, ntabwo azakugiraho ubushobozi n'ububasha. Turasoma ijambo dusanga muri Matayo ibice 16 umurongo wa 18. Ijambo riravuga ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haleluya, haleluya. Ziwa yamini yakia azondre lezabini fo. Sinzi ikiguteye ubwoba, sinzi ibitero biguteye ubwoba, sinzi ibyo ureba imbere yawe, sinzi ibyo utari mureba, sinzi imigambi umwanzi arimo guteguraho, sinzi igitero cyaguhagurukirijwe kugira ngo kikurwanye, sinzi ibyo uri mutekereza ukabona imitego n'udutego imbere yawe. Ijambo ryavuze ngo kuva uyu munsi ubaye Petero. Imana yabibwiye Petero. Yesu yari kumwe n'abigishwa arababaza ngo mbese mumva hanze banyita nde? Bamwe baravuga ngo bakwita umwe mu bahanuzi, abandi bakwita Yohana Umubatiza. Yesu arababaza ngo mwebwe munyita nde? Bararebana. Petero ngo aramubwira ngo uri Kristo uwera w'Imana nzima. Yesu aramubwira ngo kuva uyu munsi ntukiri Simoni. Simoni byasobanuraga urubingo ruhuha n'umuyaga. Sinzi bimaze iminsi biguhuha, sinzi bimaze iminsi bigutwara hirya no hino. Aramubwira ngo ntabwo ukiri Simoni bisobanuye urubingo ruhuha n'umuyaga, ahubwo uyu munsi waye Petero, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Imana iguhaye imbaraga hejuru y'umurozi ukumazeho iminsi ukurwanya. Imana iguhaye imbaraga hejuru ya buri bitero byose byagutera. Uko mfukamye ndimo senga, ni Uwiteka akora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Uko ndimo mpamagara Imana muri kino gitondo, ni Uwiteka ahindura byinshi mu buzima bwawe. Hari umuntu Imana ivaniyeho uburwayi bw'umutwe, hari umuntu Imana irindire ibiteye ubwoba. Uwiteka araguhishe ngo kandi ngo kwambitse imbaraga nshya. Reka amavuta y'Uwiteka gutwikire, ukomeze ugubwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Reka uyu munsi ukubera umunsi mwiza, ukubera umunsi w'imigisha. Haleluya. Reka rero nkwibutse ko ku itariki ya mbere dufite igiterane ku itariki 31 twinjira mu mwaka mushya muhire, kuri Dove Hotel ku Gisozi. Ugeze kuri cafe urazamuka gato cyane, urarenga iyereka gato, urahita ubona Dove Hotel ibumoso bwawe. Naho ngaho nk'uko dusanzwe tuhataramira dusoza umwaka. Ntuzabure, utumire n'abandi benshi. Imana iguhe umugisha. Reka nkubwire ngo God bless you. Bye bye.